byose birashoboka, byose birashoboka, byose birashoboka, byose birashoboka. Iyo Yesu ategetse byose birashoboka, byose birashoboka. Ndimo gusenga mu gitondo, Imana yagerekaga umwijima w'amoko atandukanye, uburyo nabonye umwijima w'amoko ane. Ndakwinginze unyambike, sinabasha kwikiza, ndagushakaho unyuhagire, unyuhagire mutabazi negupfa, unyuhagire, unyuhagire ubuzima bwacu, none Imana kudukoresha tugahindura ubuzima bw'abandi. Abana abasambanyi dusigaye turi abapasitori, abana abagome dusigaye turi abapasitori, abamaguru urumogi dusigaye turi abapasitori, abari bafite ubugome n'ubukene dusigaye turi abapasitori. Turashima Imana twubatse ingo nzima, imiryango yacu iratekanye, twari abagome twari babi, none Kristo yaraduhinduye, turi umucyo uri kumurikira amahanga. Nanjye nabahamagaye mwitatse ibihumbi n'ibihumbi twitatse, abanywa atabi n'abanywa urumogi, twari twarapfiriye mu kabari, none dusigaye twefuwe singisi, dusigaye twefuwe singisi. Imana yadukoresheje kugira ngo ubuzima bw'abantu buhinduke. Haguruka utere intambwe ze kugira ngo nawe Yesu agukize nuko yadukijije. Munyemerere twakire, hanyuma twakiriye abantu bari hirya no hino ku isi, mu migabane yose Imana yaremye ku isi dutuye. Abantu bari kuri IYOGEZABUTUMWA TV, mukaba muduteze amatwi muri Aziya, muri Amerika, hose muri Afurika yose, hose mu isi yose mukaba muduteze amatwi. Muhabwe umugisha mu izina rya Yesu, hanyuma muhaguruke murabagirane kuko umucyo wanyu uje. Amashyi menshi twakire Bishop wacu kugira ngo atugezeho ijambo ryo gufungura igiterane. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Ndashima Imana cyane kubw'uyu munsi. Uyu munsi waratekerejwe, uyu munsi urasengerwa, uyu munsi urategurwa. Imana yemeye ko tuwugira icyubahiro cy'Imana. Ndashaka gushimira Vika wa katedrali n'abafatanyije nawe kuyobora katedrali, abajyanama ba Kristo ba katedrali, abo mu biro bya diocese, abagize uruhare mwese mu gutegura uyu munsi no gutegura iki giterane. Imana ibahe umugisha. Ndashaka gushimira Imana kubw'abashyitsi babonye ubutumire bwacu, mukaba mwarabisengeye mukitegura. Imana ikaba yabashoboje, mukaba muri hano mwese. Reka nongere nsaba amashyi y'Imana ku bwanyu. Dufite igiterane cyiza cyane. Imana iravuga mu gusenga, sengera igiterane nitegura no kugeza ubu ndi hano. Ndabona ibintu byo mu mwuka, ndabona ibitangaza bikomeye Imana yiteguye kudukorera.
ndabona Imana yiteguye kubohora imitima yacu. Imana izi ibyo tubamo byose, iratuzi, izi ibyishimo byacu, izi amarira yacu, izi agahinda kacu, iratuzi mu rugo uko bimeze, iratuzi mu nzira tugenda, iratuzi mu mirimo ya buri munsi, izi abo tubana nabo, abavandimwe bacu irabazi uko bateye, imitima yabo irayizi, ibitekerezo byabo badufiteho ari ibibi ari ibyiza, Imana irabizi. Abo dukorana irabazi bose, nta n'umwe iyobewe. Imana izi ibyo turimo. Imana irashaka kutubohora. Imana izi umwijima wugarije imitima yacu n'ibitekerezo byacu. Imana irashaka ko umucyo utuvira. Ariko reka mbabwire, hari n'ibindi mbona. Ndabona ingabo z'umwijima zigamije kurogoya iby'Imana yaduteguye. Ndabona ingabo z'umwijima zigamije kuturangaza kugira ngo umucyo Imana yateguye utatuvira. Ndabona ingabo z'umwijima zigamije gukomeza kutuboha kugira ngo twinangire iby'Imana ishaka gukora bigiye kuba. Niyo mpamvu ngira ngo dusenge. Imana yateguye ibintu byiza kandi yifuza yuko hatagira n'umwe ucikana. Icyifuzo cyanjye nuko umuntu wese waje hano, nanjye mbarimo, twava hano turabagirana. Haleluya. Kuko Imana iravuga ngo haguruka urabagirana. Impamvu ibivuga irayizi, nta kihishwa no mu mitima aho bagenzi bawe batareba, aho umugabo wawe atareba, aho umugore wawe atareba, aho umubyeyi wawe atareba, aho umwana wawe atareba, aho umuturanyi atazi, aho umuyobozi wa leta atazi, Imana irahareba. Irashaka ngo duhaguruke turabagira. Haleluya. Reka dusenge. Nyagasani Imana, turagushima. Uri Imana yaturemye, hari impamvu waturemye, hari n'icyo waturemye, icyo waturemeye urakizi. Ntabwo waturemeye kwigunga, ntabwo waturemeye kubura uko twigira, ntabwo waturemeye kuba mu gahinda, ntabwo waturemeye kutishima, ntabwo waturemeye kubura umunezero. Waturemeye kugira ngo tubeho neza, udukunde, tugukunde, dusabane nawe, maze tubone ubwiza bwawe n'ibyiza byawe tubibemo, tubirambemo. Umwanzi w'ibyiza ntabura inzira, kenshi aratuboha, akatubohesha imigozi itandukanye, tukabura amahoro, tukabura ibyishimo, tukabura umunezero, tukaba mu mwijima, umwijima ukaturengera, tugashaka uko twawusohokamo, ubwenge bwacu bukatunanira, imbaraga zacu bikananirana, abavandimwe bacu bikanga. Mana, urasenze kugira ngo mu bubasha bw'umwuka wawe wera, mu bubasha n'ubushobozi waduhaye nk'abakozi bawe, nk'abagaragu waduhamagaye ukadukura mu mwijima, umucyo wawe ukatuvira. Mana, waravuze uti ibyo muzaboha ku isi bizabohwa mu ijuru, ibyo muzabohora ku isi bizabohoka mu ijuru. Turabohora imigozi y'umwanzi Satani, turabohora amahoro n'ibyishimo ku bantu bawe, turabohora umucyo wawe kugira ngo uvire imitima yacu. Buri wese Nyagasani Imana haguruke arabagirane. Dusengeye ibirimo gukorwa ahangaha byo, abakozi bawe wararitse, bakoze ingendo ndende, nta mpanuka yabaye, nta gikuba cyacitse, bari bafite imirimo yabo barimo, bari bafite ibyo bakora, ariko Mana urabashorera, urabahagurutsa, urabazana kugira ngo icyubahiro cyawe n'ubwiza bwawe bugaragare hano iwacu Kamembe, Cyangugu, kugira ngo umugambi wawe udusohorereho. Twese tumenye ubwiza bwawe, tububemo, tuburambemo, tubwishimiremo, tubwigaraguremo, n'abatubona Nyagasani babona Imana muri twe, kugira ngo nabo umucyo wabo uri muri twe ubavire. Dusengeye ibiri bukorwe byose, dusengeye abari buhagarare hano bose. Nyagasani Imana, uduha umucyo mwiza, imvura n'imiyaga ni wowe ubitegeka, bigira igihe cyabyo, ariko kuko nibi byateguwe turagusaba ibihe byiza, tubisabye mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Ndumva ibyo Pastori Alphonse yashakaga mbirangije, ariko ndashaka kongeraho ijambo ry'Imana ritoya, munyihanganire.
iri jambo Imana yahishuriye abagaragu n'abasha bayo ngo tuyobore. Imana idufitiye ibyiza ishaka kudukorera. Haguruka urabagirane, kubera iki Imana ishaka ngo duhaguruke kandi turabagirane. Nuko itayobewe umwijima turimo. Iki gice cya Yesaya cya 60 igisomye ugakomeza ukageza aho kirangirira, ubona yuko Imana izi neza umwijima w'ubwoko bwayo, umwijima utandukanye, umwijima ishaka ko abantu bayo bavamo, umwijima ubuza abantu bayo amahwemo. Hari umwijima utwikiriye isi. Biravugwa ku murongo wa 2 wo muri iki gice utasomwe ngo dore umwijima utwikiriye isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga. Imana ivuga ngo umwijima uzatwikira amahanga. Amahanga ntabwo ari imbibi z'ibihugu, ntabwo ari ibi biti, ntabwo ari aya mazu, ntabwo ari amabuye. Amahanga ari jyewe nawe. Ni twebwe Imana irimo kuvuga ngo umwijima uzatwikira. Ariko igitangaza gikomeye muri murongo wa 2, Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. Ntabwo buzakugaragarira gusa, ahubwo nawe buzakugaragaraho. N'iki Imana ishaka kugira ngo abantu nibakubona be kubona umuntu uba mu maganya, be kubona umuntu wishobewe, be kubona umuntu ukambije agahanga gusa, be kubona umuntu uramutse ngo ati nta kigenda. Imana irashaka ko ubwiza bukugaragaraho. Ukuramukije akabona kumwenyura ko mu maso hawe, akabona umunezero wawe, akagenda nawe afite ibyiringiro, akavuga ati nanjye ndashaka kuba nk'uriya muntu. Imana irashaka ko ubwiza bwayo bugaragara, ariko nawe irashaka ko ubwiza bw'Imana bukugaragaraho. Haleluya. Imana umwijima turimo, izi rwijiji ruri mu mitima yacu, izi ni kibitera, izi agahinda kawe, izi amarira yawe, nayo uhisha abandi batazi, Imana irayazi. Ndi umwana w'imyaka 11, ntabwo nari iwacu, nari maze imyaka 2 ndi kure ya mama, ndi kure imbere ya papa, ndi kure yabo. Ariko hari igihe ubuzima bwashariraga, nashaka kurira nkaburaho ndirira, nkamanuka mu rutoke nkajya muri toilette nkarira, avayo nihanaguye. Nasohoka amarira kongera akaza, nkongera nkasubira inyuma nkayarira. Ntumvaga ari nta muntu ukeneye kuyabona, kandi iyo abo uri kumwe nabo badakeneye kuyabona, ari ntacyo ababwiye, ari ntacyo abamariye, urabibona nubwo waba uri umwana, ukayahisha mu nda. Ariko ndibuka Imana ihindura amateka, bene data, ihindura amateka. Ibyo bihe nabyo byaratambutse. Ntabwo rero byatangaza imbere yanjye hari umuntu ufite amarira ahisha abandi, amarira udashaka ko abantu bamenya, kuko urabizi neza kuko nta n'icyo bayakoraho. Ubwoba, hari ubwoba bw'amoko atandukanye, ubwoba bw'ejo hazaza, ubwoba bw'abantu, ubwoba bw'imibereho butandukanye. Hari umwiryane mu bantu, hari intambara nyinshi, ariko mbere y'Imana byose birashoboka. Haleluya. Byose birashoboka yo Yesu ategetse, byose birashoboka, byose birashoboka, byose birashoboka, byose birashoboka iyo Yesu ategetse. Byose birashoboka, byose birashoboka. Ndimo gusenga mu gitondo, Imana yagerekaga umwijima w'amoko atandukanye, ku buryo nabonye umwijima w'amoko 4. Umwijima umuntu avukiramo, uwo mwijima ukawuvukiramo. Kubera iki? Ari abakubyaye, ari aho uvukiye, nabo bari mu mwijima. N'igihe uvukiye, umwijima ukavuka uri mu mwijima, ukavuka uri mu mwijima. Akenshi umwijima w'ibyaha, umwijima wo kutamenya Imana, umwijima wo kutishimira mu Mana, umwijima wo kutamenya Yesu. Iyo dusoma Bibiliya dusanga uwo mwijima Imana iwuzi, n'abantu b'Imana barawuzi. Dawidi yarawuvuze muri Zaburi ya 51 umurongo wa 5, avuga ngo iki? Murongo wa 7 ngo dore naremewe
naremanywe gukiranirwa mu byaha, nimwo mama yambyariye. Uwo ni umwijima w'ibyaha dushobora kuwuvukiramo, ukavukira mu byaha, ukavukira mu banyabyaha, ukonka amashereka y'ibyaha, ukarereshwa ibyaha. Umwijima w'ibyaha ukawutangira uri mu nda. Nkunda uko Bibiliya ijambo ry'Imana bivuga ngo ndi umunyabyaha kuva nkivuka, ndetse ndiwe kuva mama akinsama. Ndi umunyabyaha. Hari ibyaha tuvukiramo, ukabitozwa urerwa, ukabibona n'amaso yawe, ugakura nawe uri umunyabyaha, ukavuka mu bantu b'abanyamashyari, ukarererwa mu mashyari, bakakurera bakwigisha bagutoza uko bariya mutari bamwe, uko bariya mudasa. Hari n'igihe mwaba muvuka ku mupapa umwe ariko abamama batandukanye, bagatangira kukwigisha ukiri akana ngo bariya sabanye, bariya ntimusa. Ibyo ni bimwe mu byaha, ni zimwe mu ngero za hafi twese tuzi. Ariko hariho n'ibyaha bizanwa n'irari ry'umuntu. Imana idufashe bene ibyo byaha benshi ubwo buzima ntawarahira ati jyewe ntabwo navukiye mu byaha. Satani arakora. Mwijima wundi wa kabiri nuwo twikururira, umaze gukura, umaze kugira ubwenge, utekereza ngo ufite ubwenge, utekereza ngo uzi ibigukwiriye, utekereza ngo uzi n'ibitagukwiriye, muwajya guhitamo ugahitamo nk'umuntu uri mu mwijima koko, ugahitamo nabi, ugahitamo tugewe ibibazo binzengurutse, ibibazo bingose, icyamfasha, icyampa amahoro. Uyu munsi hari ibintu byinshi dushakiramo amahoro, ariko nibyo kutwica. Ushobora gushakira amahoro mu kunywa, ukanywa ukagezaho utumurongo, ubuzima bwawe bugatumurongo, abantu bose bakabibona, ugatera abantu agahinda, nawe ubwawe ukibura, ugatera Imana agahinda. Uyu munsi hadutse ibintu byitwa ibiyobyabwenge, urumogi n'ibindi, biboshya abantu bene data, biboshya abantu bakuru, biboshya abagore, biboshya abagabo, ariko ikibabaje cyane biboshye urubyiruko, biboshye abana bato. Ubu ngubu hari ababizi ibyo mvuga, hari ababikora, hari abagerageje rwose kubivamo ariko biranga. Ibyo ni umwijima umuntu avuhitamo gukora ikintu, ariko ikintu kikamuzanira umwijima adashobora kwikuramo we ubwe. Ashobora kuvuga umunezero wanjye uzava mu busambanyi. Ukajya uyu munsi, ukajya uwa kabiri, ukajya uwa gatatu, none ukazaba imbata ya, ukagerageza kubivamo, ukageraho nawe wiyanga, wanga n'ibyo urimo, ariko ukagerageza ugashaka imbaraga zo kubivamo, bikakunanira. Umwijima uwa Satani uraboha, ugira imigozi. Hari umwijima duterwa n'abandi bantu. Abantu bakakwanga ukabibona, abantu bakakugambanira ukabibona, bakanabikora ugatakaza akazi, bakabikora ibyawe bikagupfana, ukabingeho ukigunga, ntawe ugushaka. Abantu bakagukorera ibintu bikagutera ibikomere. Hari abana ibikomere byo mu bwana birakaze, byo ntibikira, kandi biratuboha, bikaboha imitekerereze yacu, bikaboha imyumvire yacu, bikaboha imigenzereze yacu. Ibikomere uterwa n'abaguhemukira, abakabaye bahakubera, bakabaye bagufasha, bakabaye bagukomeza, baguha imbaraga, nibo baguhemukira. Umwana wahemukiwe n'umubyeyi we, umwana wahemukiwe n'umuvandimwe we, kugira ngo ibyo bikomere bizakire. Ibindi biratubata. Umuntu yaba agenda ukareba ni umuntu umeze neza, ni umuntu wize, ni umuntu wambara neza, ni umuntu ufite n'amafaranga, ariko ugasanga ibyo ntabwo bijya ku murongo. Iyo agize uburakari, icyo akoze gitangaza abantu. Ibikomere biratuboha. Aho tuba, abo tubana nabo, abo tuvukamo, tukavukira mu nzangano, tukavukira mu mashyari, abantu batagira impuhwe, batagira imbabazi. Kandi ibyo murabizi, aho niho tuvuka, n'amazina yacu aratwerekana. Nta mukunzi, nta mukunzi hano.
najyaga maze umupastori ko nta mukunzi ariko naho wabariye umupastori ntabona umukunzi naho kamuririmba indirimbo barabonye umukunzi mwiza wazareza izina ryawe nawe ukajya mu rukiko ugahinduka ntukomeze kuba nta mukunzi ariko bari mu isi hari impamvu ari akana ndi mu mazi njya nabwo bene ubwo buzima ntabwo burera umuntu ngo burera mu mutima muzima burera amahoro burera no kwishima wari umwijima abandi bantu badusunikira kandi tukawisangamo ukatuboha hari umwijima duterwa n'umuvumo muzi ko umuvumo ubaho muzi ko ku ikubitiro Imana yavumye ubutaka kandi yarabuturemeye ngo budutunge ngo bwereho imbuto n'amatungo abone ikiyatunga tubeho neza tugire imbuto z'amoko yose kuko zari ziri muri Edeni uzabamerera amahwa n'ibituvu uzabona ikigutunga ari uko uwiyushye akuya ibyo ni Imana yavuze muvumo tuvukamo ariko hari n'uwo twikururira tugeze hano ku isi ariko noneho kubera uwo muvumo nyine hari abadashaka kwiyuha kuya nk'uko Imana yabivuze bagashaka ko batungwa n'ibyuya by'abandi bagatema Yesu ntabwo bayatema mu murima gusa bayatema aho ari hose aho ari hose baratema ubwo ni umuvumo tuvuka muratuboshye ntabwo dushaka rero kugira ntabwo dushaka kuruha ntabwo dushaka gukora ntabwo ushobora gutera imbere muri iyi si utarushye ariko niba udashaka ushaka ibyoroshye ni ikibazo turi mu isi yavumwe kubera ibyaha by'abantu ariko dufite uvuga dore byose dufite uvuga si dore byose n'ibyavumwe ndabivumura n'ibyavumwe ndabivumura hari ababibyi b'ibyiringiro bari hano ariko hari ababibyi b'ibyiringiro bari hano nta muntu uri mu babyi b'ibyiringiro ngo azamure ikiganza nta n'umwe hababereye kure kuko twahereye hirya ariko mbonye umuntu hirya hagati hariya ababibyi b'ibyiringiro icyo bigishwa ni kimwe ni ukuvuga ngo iyo twihannye imbere y'Imana tukayisaba umugisha ku butaka bwacu kandi noneho tugakora n'amaboko yacu nta butaka butera imbuto duhera ahandi hananiranye tukaba umutwereka ahantu hananiranye ho muhinga ntizere noneho tukahakora imirima 3 ahangaha muhahinge imbuto uko hakabaye ahangaha tukabigisha gukora ifumbire y'imborera bakayikorera hariho n'ifumbire bita y'icyayi ntabwo ari icyayi isa n'icyayi kuko iva mu maganga n'ibindi nk'ibi iyo fumbire bikorera hari iwabo bakayishyira mu karima ka kabiri akarima ka gatatu bagashyiramo ifumbire y'imvaruganda ndababwiza ukuri aka karima bashyiramo ifumbire bikoreye n'amaboko yabo niko karimo gukora ibitangaza gukora ibitangaza ni ukuvuga ngo rero Yesu ashobora kuvumura n'ubutaka washyiramo amaboko yawe akaguha ubwenge akaguha inama wabikora ibiryo bikaza amafaranga akaza muri abo bantu harimo abantu ugere bakakubwira ati ahangaha ahantu kangana ubwara aha ntakuye 30,000 hariya ntakuye ibindi 30, aha ni muri karoti aha ni muri beterave aha ni mu bitunguru birashoboka Yesu yabihinduye bishya birahinduka haleluya ariko tutaragera kuri Yesu Imana iravuga ngo umucyo iyi myijima yose nindi navuze aho wakwisanga mu mwijima hose Yesu aravuga igihe cyawe cyo kuvirwa n'umucyo cyageze byuka urabagirane kuko umucyo wawe waje haleluya umucyo wawe waje ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasira bene data ntiducikanwe n'umucyo w'Imana ntiducikanwe n'ubwiza bw'Imana Yesaya uyu mucyo arawuhishurirwa mu gice cya 42 umurongo wa 16 ngo umwijima
nzawuhindura umucyo. n'Imana ivuga umwijima utitaye ku kiwutera, Imana yiteguye kuwuhindura umucyo. Hari n'ibindi Yesaya hano mu gice cya 9 umurongo wa 2, Yesaya hari ibintu avuga. Yeretswe abantu bari ngo bari mu mwijima bawugenderamo, ngo ariko mu mwijima w'icuraburindi ngo umucyo w'Imana urabavira. Hanyuma uwo mucyo, ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 4, Yesu amaze gukura atangiye umurimo, avuye mu butayu kugeragezwa na Satani akaba yatsinze, ngo ari mu kavi wabo abwira ababyeyi bete umurimo wanjye igihe cy'umurimo kiratangiye kandi ngiye guhera i Kaperinawumu. Hahandi hari ku kiyaga cy'i Galilaya, niho ubworozi bwakorerwaga, niho amafaranga ya buri gitondo yabonekaga abantu baje kugura amafi. Ariko ayo mafaranga akabatera ubupagani bw'amoko yose, akabatera ubusinzi, ayo mafaranga akabatera ubusambanyi, ayo mafaranga agasenya ingo, ayo mafaranga ntagire icyo amarira abana bavuka mu ngo. Urugomo rwa Kaperinawumu rwari rukabije. Yesu niho yahisemo kujya ahari ibyaha, ahari umwijima. Noneho Bibiliya iravuga ngo yahagiye ngo kugira ngo ibyahanuwe bisohore. Bya bindi barabyandika aho ngaho mu gice cya 4 cya Matayo, ngo muri Galilaya y'abapagani mu mwijima w'icuraburindi ngo umucyo w'Imana urabavira. Yesu amaze kuhagera arabwira ati mbiki ndi umucyo w'isi, ndi umucyo w'isi. Akavuga turi muri nge ntazabona umwijima na hato, kuko umucyo igihe cyose wirukana umwijima. Iyo amatara agiye biratuyobera mu nzu, tugatangira gushaka amabuji. Ariko Imana ishimwe, amatelefoni yacu yose yabaye amatorushi, tugacana tukabona aho tunyura. Ariko hari ibidashoboka iyo umuriro udahari, iyo umucyo udahari. Yesu aravuga ati nige mucyo w'isi. Hari ibintu udashobora wowe ubwawe wagerageza, ndababwiza ukuri, guhindura ntubishobore. Hari ibintu tutari mu bushobozi, tudafite ubushobozi bwo guhindura, biri mu mbaraga z'Imana n'ubushobozi bw'Imana n'ubutware bw'Imana gusa guhindura. Niganaga n'umusore wavukiye mu mwijima, agakurira mu mwijima, mu byaha nk'ibyo Zaburi yavuze. Muri segonderi primaire yayize inshuro 2, kuko inshuro ya mbere yayivuyemo ajya gupagasa amafaranga, aza kuyigarukamo ari umusore wakuze ufite n'ubwana. Arayiga arayirangiza muri segonderi ari umugabo. Yari afite ibibazo bibiri nako n'ibitatu. Yari umusambanyi ku buryo yatungukaga ku rugo rwa mukuru we, akajya mu mukuru we yabimenye afata inkoni, undi nawe agasohokana niyo yabaga yitwaje intambara. Isi yari yarabaraze, buri muhungu yari afite ibye, nawe yari afite amatungo ye, akagurisha inka akaza kwishura agatanga minervari. Asigaye ushaka kuvumba itabi wese yajyaga muri doritwari ye. Buri mugoroba amasomo arakitse ararangiye mu kabari, amafaranga yarayafite, gasinda. N'ibyo yakoraga iwabo byose urwana n'abakuru be yabikoraga yasinze. Agerageza kwihana itabi, agerageza kwihana inzoga. Inzoga ubundi akabishobora, itabi akarihagarika, yamara icyumweru tugashima Imana ngo yabigezeho. Icyumweru cya kabiri cyajya kurangira kikarangira cyananiranye, akongera akarisubiraho. Ariko yabigerageje inshuro 3 agize ati ntabwo ngiye ibintu nabireka, kandi niko kuri. Hari ibintu bitubata, ibintu byakugize imbata kugira ngo uzabisohoke, ntibishoboka. Ariko umunsi umwe yavuze ati uyu munsi nemeye Yesu nk'umukiza wanjye. Ntabwo yongeye kugira
inyota y'itabi, ntabwo yongeye kugira inyota y'inzoga. Iwabo habaye amahoro, bakuru be bashima Imana, baramu be bashima Imana. Uyu munsi ni umuvugabutumwa, ni umupasiteri, ni archidikoni, ni umukadoni. Hari ibyo rero bene data tugerageza kwiyumanganya ngo tuzabishobora dufite ubwenge, ariko ndababwiza ukuri, hari ibyo tudashobora, hari ibyo tutakwishoboza ubwacu. Yesu rero yaravuga ati nige mucyo, uri muri ibyo ntagendera mu mwijima. Ya mwijima twavuze yose igisubizo ni umwami Yesu. Ndetse niyo mpamvu Imana ivuga muri Yesaya ngo umucyo w'Imana, handi twasomye ku murongo wa 2, ngo Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. Umucyo iyo twakiriye Yesu tukamwemera mu mitima yacu, tukamwakira, tugatangira kumvira ijambo ry'Imana uko riri muri Bibiliya, tudahitamo ngo nzemera ibi ngibi Bibiliya sinzabyemera, ubwiza bw'Imana butangira kutugaragaraho. Umucyo uri muri twe, kuko Yesu ari muri twe, umucyo we natwe ugatangira kurabagiranira abantu. Niyo mpamvu muri Matayo igice cya 5 murongo wa 14 yabwiye abamukurikira, abamwemeye, abamwakiriye, akababwira ati namwe muri umucyo w'isi. Haleluya. Iyo Yesu yamaze kuba muri wowe, umwijima ukagenda, umucyo wa Yesu ukaba muri wowe, nawe ubu mucyo, kandi waba umucyo ugatangira gukora ibyaba umucyo. Akavuga ati rero mwirinde ntugatwikira umucyo w'Imana, mubureke ubonekera bari mu isi, barebe imirimo yanyu. Ntabwo avuga ngo bumve imirimo yanyu. Haba igihe twumva yuko kubwira abantu ibyo Yesu yagukoreye ubuhamya ukabutanga. Yesu yaraje mu buzima bwanjye, yangishije ibi, agiza biriya, urakoze, ni byiza cyane. Abantu bakwiye kumenya ibyo Imana idukorera, ariko bakwiriye no kureba. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo Yesu yavuze ngo umucyo wanyu ubonekera bari mu isi, barebe imirimo yanyu myiza. Be kumva amagambo meza gusa, ahubwo ku magambo meza y'ibyiringiro byo kubohoka bibaho. Barebe noneho uwabohotse hari icyahindutse, ko wabohotse warahindutse, ko wamwakiriye warahindutse. Ese ibyo uvuga urabigaragaza mu myitwarire yawe. Yesu aravuga ngo abantu bakeneye kubona, babona imirimo yanyu myiza. Iyo niyo izatuma nabavuga ngo haleluya, niyo izatuma umuntu avuga ati nanjye birashoboka. Ubwo kwa Francis byashobotse, ubwo kwa Theogene byashobotse, ubwo kwa Kanaka byashobotse, nanjye bizashoboka, nanjye ndagiye. Ubu hatwicaranye n'abantu bashaka kureba koko bakamenya ko bishoboka. Bene data, mureke bishoboke. Abamwakiriye, abamwemeye, bigaragarire no mu ngeso zacu, bigaragare uko turamukanya n'abantu, biramukanye uko wakira abantu mu rugo rwawe, bigaragare mu baturanyi. Abantu bazamenya ko twakiriye Yesu ni abantu tubana mu rugo. Niba dutangira ubuhamya bazamenya ko koko Yesu akora. Abaturanyi bacu nibo bazadutangira ubuhamya, nibo bazaza kuri Yesu kuko babonye ko Yesu yaguhira. Umugore umwe yabwiye umugabo we, yari umupasitori, ati ndashaka ko twimuke tujye he, hano habaye iki, ndashaka ko twimuka, handambiye. Hakurambiye se hatazakurambira ni he? Ndashaka ko tujya mu rusengero hariya tugashyirayo saro tugatura mu rusengero. Mugabo se arumirwa noneho ati ngwiki, ndashaka ko tujya kwibera mu rusengero hariya. Aramubaza abivuga gatatu. Ngira ngo umutwe yatagiye gutekereza, ariko uyu muntu noneho igihe kirageze cyo gutelefona abantu bakaza bakafasha tukamujyana Indera. Atari kuravuze ngo turashaka ko twimukira. Aterega ati hariya mu rusengero, ati iyo uhageze uvuga nk'Imana,
atari kwiri mu rugo hano uvuga nk'intare, uvuga nk'inyamaswa. Ndarambiye kuba hano hubaho nk'intare, ndashaka ko tuba mu rusengero hubaho nk'umwana w'Imana. Tukuvuga ngo yari wa wundi uzahangaha akacyatsa ariko yagera mu rugo akabinyamaswa akabishana. Ingeso ntizacitse, kamere ntiyacitse, ntiyahindutse, ari ishushanya. Imana idutabaye. Abantu barashaka kureba ko duhinduka koko. Niba atabibona nta n'umwe uzahinduka, cyane cyane twebwe ababivuga, abavuga ko Yesu akiza. Yesu ati dore byose ndabihindura bishya. Haleluya. Ari ibintu Imana itubwira muri ubuhanuzi bwa Yesaya bikurikiraho iyo twamaze kwakira Yesu. Ariko dore ikibazo, uyu murongo ni mu busoma w'abantu bo baduhitiyemo, mu witegereza. Kuko Imana iravuga ngo byuka urabagirana, kuko umucyo urahari. Bene data, umucyo urahari. Yesu ni umucyo w'isi. Ariko biragusaba kubyuka mbere na mbere. Ijambo rikoreshwa mu Cyongereza rise up, rise rishobora gusobanura kubyuka cyangwa se guhaguruka. Ushobora kuba wicaye. Ndabwira kuba Yesu umucyo w'isi uri hano, ushobora kuba mu mwijima kandi umucyo uhari. Kubera iki? Ntabwo uratera intambwe. Ntabwo uratera intambwe yo guhaguruka. Ntabwo uratera intambwe yo kuva aho uri. Umucyo bisaba ko uhaguruka ukawinjiramo. Ntabwo umucyo ushobora kwirukana umwijima wo mu buzima bwawe, umwijima ukugose ukuzengurutse, wowe utaratera intambwe. Aho ngaho niho ikibazo kiri. Gutera intambwe ni ukwemera ijambo ry'Imana rikaguhindura, ukava mu by'Imana yanga. Gutera intambwe ni ukwemera. Kuko uvuze uti nemeye Yesu, hari ikintu Imana igukorera. Turabatizwa, ariko kubatizwa bisigaye byarabaye umuhango. Abantu bakamenya ngo warabatijwe ariko nta cyahindutse. Nyamara iyo twemeye Imana, ari nacyo kimenyetso cyo kubatizwa, Imana iduha umwuka wera. Yesu yarabisezeranyije. Umwuka wera muri twe niwe udufasha gutandukanya, ufasha ubwenge bwacu gutandukanya ibyemewe n'Imana n'ibitemewe, kaduha n'imbaraga. Ariko dufite uruhare. Imana uruhare rwayo yararukoze rwo kudukiza. Imana yararukoze rwo kutubohora. Umucyo w'isi waraje, ariko ngo yaje mu isi, abo mu isi ntibamwemera. Hari n'abamwemera ku rurimi, ariko imitima tutemera ko yahinduka. Ngo abamwemeye bakizera izina rye nibo yahaye ubutware bwo kuba abana b'Imana. Abo nibo baba umucyo w'isi. Murongo wa 3, amahanga azagana umucyo wawe. Haleluya. Abami bazagusanga ubyukanye kurabagirana. Bana b'Imana, iyo Kristo ari muri twe, harimo ikintu gikurura abantu. Harimo imbaraga zikurura abandi byanze bikunze. Terefika yicaye ahangaha anzanira lisiti dore abantu ushaka gutumira. Abasura bazi tuyusimuza ariko ndamwumva. Tejene ubu bwa mbere mubonye ku maso, ariko muzi cyane kuri social media. Ndago mwese muramuzi kuri social media. Niyo mpamvu bavuga ngo oya hari umushyitsi hano bari mumutegere. Umwana w'Imana tukuzi kuri social media, ariko uyu munsi gukora mu kiganza cyawe n'Imana yabikoze. Ariko namwiza ukuri Yesu yari muri wowe akagira ibyo akora, abantu barakumenya. Kandi muri wowe haba ikintu gikurura abantu. Bivuga ikintu kimurimo cyakuruye invitation. Yambwiraga aho yarari yabihagaritse kugira ngo aboneke ahangaha. Ariko abantu kuguhamagara batakuzi, batarakubona wowe ukavuga uti mumbabarire nta mwanya mfite, nta mbaraga, nta mbabazi z'Imana ziba zirimo. Ariko
rero ndabwira ibi ngibi Imana umuhanuzi yavuze, Imana ivuga ngo amahanga azagana umucyo. Imana irashaka ko ubuzima bwacu, imibereho yacu, imyitwarire yacu, ubuhamya bwacu bukurura abantu bakaza kuri twe, ariko baza kuri twe natwe tukabageza ku Mana. Abakobwa bawe bazaza n'abahungu bawe bazaza baturuka imihanda yose. Imana irashaka abakobwa uyu munsi bumva kurabagirana ko Imana bakubona, bakaza bakegera Umwana. Uyu munsi abiteguye gutera intambwe, abiteguye gutera intambwe yo kubyuka no guhaguruka, harimo abakobwa harimo n'abahungu, ndababona mu mwuka. Haleluya. Ubutunzi bw'isi buzaza. Bene data, ibintu byose Imana ibihindura bishya, n'ubutunzi nabwo buraza. Abanyamahanga bazubaka inkike zawe, amarembo yawe azahora yuguruye iteka, ntazugarirwa ku manywa, ntazugarirwa nijoro. Kugira ngo bigende bite? Kugira ngo abantu bakuzanire ubutunzi bw'amahanga n'abami bayo babakuzanire. Abahungu bakurenganyaga bazaza bakwikubita imbere, n'abagusuzuguraga bazunama ku birenge byawe. N'iki Imana itakora? Abatakwishimira bazatangira kukwishimira. Amahoro niyo azagutwarira, kandi gukiranuka niko kuzagukoreshereza ikoro. Urugomo ntiruzongera kumvikana mu gihugu cyawe. Ntihazaba gusenya no kurimbura, ahubwo ingabano zawe zigera hose. Inkike zawe uzazita agakiza, amarembo yawe uzayita ishimwe. Haleluya. Uwiteka niwe uzakubera umucyo uhoraho, kandi Imana yawe niyo izakubera icyubahiro, kuko Uwiteka ari we uzakubera umucyo uhoraho iminsi yo kubaho kwawe kose. Iminsi yo kuboroga izaba ishize, ngo nta rugomo ruzongera kurangwa. Reka mbabwire, iyo duhindutse ubwiza bw'Imana butugaragariramo, kurabagirana kwacu guhindura abandi bantu. Ubu dufite ibibazo, nyakubahwa gitifu, dufite ibibazo. Ejo bundi hanasomaga amakuru, Bwiza iba yatugejejeho. Bwiza haje iba yatugejejeho kumva ngo umwana yasabye ababyeyi isambu ngo ayigurishe, batuye isambu twayiguhaye kugira ngo izatunge urugo rwawe n'urwubaka, izatunga abana bawe, ntabwo twakwemerera kuyigurisha. Ubu umubyeyi ukubwira ijambo nk'iryo ni umubyeyi ukwifuriza kubaho. Umwana agahaguruka agatumura urumogi, akazana umuhoro, agatema ijosi rya se, agatema ijosi rya nyina, hariya Nyamasheke. Bakirukankana akana k'agakobwa kigurishirizaga mituyu ko gatangiye gukaraba, gatangiye gucya, ngo buriya gafite amafaranga, bakakirukankana bakakica, bagakuraho umutwe. Inkuru z'abagore bica abagabo, inkuru z'abagabo bica abagore, inkuru z'ababyeyi bica abana, urugomo. Imana idutabare. Inkuru z'ingo zubatswe nabi, bageraho kwicana babanje kugira amakimbirane, babanje kugira intambara. Imana idutabare. Uwo mwijima ni umucyo w'Imana ushaka kwirukana. Yesu aravuga ati, dore byose ndabihindura bishya. Haguruka, byuka, umucyo w'Imana ukubonekere kandi ukubonekeho. Haleluya. Nditabye Yesu, aje
mpamagare vikaze hano mukiza yawe rimamagara gonoze n'amaraso yawe itabye Yesu. Nani wakura umucyo wamurika mu mwijima ube mu mucyo w'agatangaza uretse kwemera ugafungura umutima wawe ukikubita imbere y'ibirenge bya Yesu ukamubwira ngo dore nkamba nyusa ndakwingiza unyambike sinabasha kwikiza ndagushakaho unyuhagire unyuhagirira mutabazi gupfa unyuhagire unyuhagirira mutabazi gupfa. Sasa umutima wawe imbere ya Yesu niwe ushobora kubeza. Arakubwira ngo byukura bagirane aguhindurire ahari umwijima ahashyira umucyo witangaza. Zuka urabagirane uryame mu mwijima wicara witeye mu mwijima w'ibyo wavukiyemo, witeye mu mwijima w'iby'isi yakuzaniye, wicaye mu mwijima w'amahitamo mabi wagize mu buzima bwawe, wicaye mu mwijima w'ibyo wakuriyemo, ibyo wariye, ibyo wanyoye, imyifatire yawe, amahitamo mabi wagize mu buzima bwawe. Ukagira amahitamo mabi uyu munsi ukaba uriho ubuzima bwicuza, ubuzima bwuzuye umubabaro, ubuzima bwibaza ngo nakoze iki iyo nza kubireka, iyo nza kuvuga ngo oya, iyo nza kuvuga ngo yego, nemereye iki, nabigiriye mu iki, nabikoreye iki. Ubwo buzima uhagazemo tugufitiye itangazo rivuga ngo Yesu niwe wakuvana mu mwijima akagushyira mu mucyo. Ibiyobyabwenge byarakwishe, inzoga, itabi, urumogi, inzangano, ubugome ndetse n'ibindi. Ngwino wikubita imbere ya Yesu yiteguye kukwakira. Aho uraho ngaho rambura ikiganza cyawe, tugiye gusenga isengesho ryahindura ubuzima bwawe. Kasabe abacuranzi bamanura ibyuma gatoya, urambure ikiganza cyawe aho uri, abari hano hasi n'abari hejuru, kugira ngo tugusengere isengesho ryahindura ubuzima bwawe. Rambura ikiganza cyawe, Imana iguha umugisha. Nuko twabikoze bihindura ubuzima bwacu kugeza kuri uyu munsi. Turagendana na Yesu kandi Yesu adukoresheje imirimo n'ibitangaza. Sinzi niba warambuye cyangwa niba utarambuye, rambura ikiganza cyawe ubivanye ku mutima. Mukomere Imana amashyi muyishimire. Komeza urambure ikiganza cyawe, komeza urambure ikiganza cyawe. Hanyuma ubwo kirambuye aho ngaho, reka ngusabe uhaguruke. Oh
ntacyo nzanye mu ntoki kibasha kuncungura, sifite icyo naguha Yesu, nizeye umusaraba uwo wapfiriyeho, niwo njya niringira uwo wapfiriyeho, niwo njya niringira. Tera intambwe usanga ahangaha dusenge, tera intambwe uze duhoberane usange ahangaha tugushyire ku birenge bya Yesu. Tera intambwe uze ahangaha, ngwino kwa Yesu, wikwicara tika Satani nuko twamucitse turaza. Uyu munsi ubuzima bwacu bwarahindutse, twavuye mu mwijima tuza mu mucyo w'icuraburindi. Amashyi menshi kwa Yesu, amashyi menshi. Windukire murebe, komera Imana amashyi tuyishimire. Wowe yacungu jayo maraso, nzi yuko nanjye ndimo nzajya ndirimba urwo rukundo rukwize mw'isi. Mbese urukundo rw'Imana yacu. Kaza abapastori baze hano bose, abapastori begera iki mw'ijuru n'isi, ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka. Mbese urukundo Imana yacu rwagiye ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka. Nuko ubuzima bwacu bwahindutse ubwo twemera gutera intambwe tukakira Kristo nk'umwami n'umukiza, tukava mu mwijima w'icuraburindi twari twaravukiyemo, mu mwijima w'icuraburindi twari twarakuriyemo, mu mwijima w'icuraburindi rya karande. Hanyuma Yesu akadutura imitwaro, tugendanye urugendo, kandi urugendo rwera, tugendanye urugendo rw'ingirakamaro, tugendanye urugendo rubyara umusaruro, tugendanye urugendo rw'ibyishimo, tugendanye urugendo rw'amasezerano, tugendanye urugendo rwahinduye ubuzima bwacu. None Imana kudukoresha tugahindura ubuzima bw'abandi. Abari abasambanyi dusigaye turi abapasitori, abari abagome dusigaye turi abapasitori, abamaguru urumogi dusigaye turi abapasitori, abari bafite ubugome n'ubutindi dusigaye turi abapasitori. Turashima Imana, twubatse ingo nzima, imiryango yacu iratekanye, twari abagome twari babi, none Kristo yaraduhinduye, turi umucyo uri kumurikira amahanga. Nanjye nabahamagaye mwitatse, ibihumbi n'ibihumbi twitatse, abanywa itabi n'abanywa urumogi, twari twarapfiriye mu kabari, none dusigaye twapfuye singisi. Imana yadukoresheje kugira ngo ubuzima bw'abantu buhinduke. Haguruka utera intambwe kugira ngo nawe Yesu agukize, nuko yadukijije ngukuko yaje anshaka, ngukuko yaje anshaka umunya ngukuko yaje anshaka Yesu, ngukuko yaje. Nawe tera intambwe, nawe tera intambwe, nawe tera intambwe. Ngwino abasha kukubabarira, ngukuko yaje anshaka Yesu, ngukuko. Haleluya, umunyembabazi Yesu, ngukuko yaje anshaka. Haleluya,
hanyuma uyu munsi ni umunsi amazina yanyu ashobora kuva mu gitabo cy'abarimbuka mukandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Uyu munsi ni umunsi Imana ishobora kugufata ukuboko ikaguhereza itangiriro ry'ubuzima rishya, ikaguhereza imitekerereze mishya, ikaguhereza imikorere mishya, ikaguhereza ubuzima bushya muri Kristo Yesu. Ubuzima bushya niho tubukura tugatambuka tukagendana. Haleluya. Rambura ikiganza cyawe ngusubirishemo aya magambo y'amasezerano ugiye kugerana na Yesu. Uvanga uririmba ngo umunsi mwiza nibuka nubona kwemereyeho, wambereye umucunguzi, wambereye umutabazi. Muze murokora ubuzima bwanyu mukiri bato basha, muze murokora ubuzima bwanyu mukiri bato, muze mushyikire mu bwishingizi bwa Yesu mukiri bato. Azagufata, azagukomeza, azakugira inama, azakubera umujyanama, azagufasha. Rambura ikiganza rero usubiremo aya magambo ngiye kuvuga, uyabwire Yesu, umubwire ngo Mwami Yesu. Subiramo cyane, Mwami Yesu, uyu munsi numvise ijambo ryawe rimbwira ko ndi mu mwijima, umwijima navukiyemo, umwijima isi yanshyizemo, umwijima w'ibyemezo bipfuye nafashe mu buzima bwanjye, umwijima Satani yanshyizemo. Numvise itangazo ryawe, ndaryumvisha mu mutima, rimbwire ngo nimpaguruke mve mu mwijima njya mu mucyo. Kristo ndagusanze, ni wowe mucyo, murikira ubuzima bwanjye, nshyira mu mucyo, mba umwana w'umucyo, nkore nk'ibyo ab'umucyo bakora. Kuva none kuri uyu munsi funguye umutima wanjye. Kristo ndakwakiriye, sinzigera nkuvaho, sinzaguhakana, nzakora ibyo ukunda, nzavuga ibyo ukunda, ibyo usanga nzabyanga. Yesu ndakwakiriye ku mugaragaro, mbera umwami, mbera umucunguzi, mbera umujyanama, mbera umuyobozi. Ndakwisunze mukiza, uje iwawe ntabwo apfa ahubwo agira ubuzima muri wowe. Nyakira rero, mpindurira kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ushobora gupfukama napfukame, tugiye kubasengera. Reverend Olivier agiye gusenga, tubashyire mu biganza by'Imana. Bashuma murambure ibiganza kwa izi ntore z'Imana, hanyuma kandi Imana igira neza, ise umwami wacu Yesu Kristo, Imana yo kwizerwa. Ntushaka ko umunyabyaha apfa ngo arimbuke, ahubwo ushaka ko arama akabona ubugingo buhoraho. Data, iyo niyo mishoni, iyo nicyo cyakuzanye kugira ngo Mana wongere kurokora ubuzima bw'aba bantu. Bene data barisuzumye mu mitima yabo, bumva badakwiriye gutaha uko baje, bongererwa imbabazi zawe no kukwakira no kwisuzuma mu mitima yabo, bumva bafite ibyaha, bumva bakeneye kukwakira, bumva bakeneye imbabazi zawe. Bene data bakeneye umucyo wawe, bakeneye kugira ngo bavirwe n'umucyo uturutse mu bwami bwawe. Mana uri Imana nziza, twebwe abateraniye aha turaguhamagaye kugira ngo wururukire kubana natwe, turaguhamagaye kugira ngo ubane nabo, turaguhamagaye kugira ngo ubane nabo mu cyemezo bafashe. Data, tujye tubona kenshi iyo umuntu afashe icyemezo nk'iki arahaguruka, ari uwo nguwo turamutokesheje mu izina rya Yesu, uwo nguwo turamuhambiriye mu izina rya Yesu. Duhambiriye abadayimoni bose mu izina rya Yesu, duhambiriye imyuka mibi yose yabateraga mu izina rya Yesu, duhambiriye iyo myuka yose mu izina rya Yesu. Duhamagaye ubwami bwawe kugira ngo buze mwana, turaguhamagaye kugira ngo urukire kubana natwe, turaguhamagaye kugira ngo urukire kubana bene data. Data, ubambike imbaraga zawe, ntabwo ari ababo ngo bigenge, ahubwo bemereye Mwuka w'Imana kugira ngo abayobore. Reka Data ubayobore, reka bakubere umwana, Data ubere umushumba.
buzuza umwuka wawe werama. Data bakwigenga bagira ibindi bagendamo, ariko reka tugusabe Imana kugira ngo babere umuyobozi. Reka umwuka wawe mwami Yesu wongere kugendagenda ku bwoko bwawe, kandi uhereye uyu munsi Mana reka bahindurwe bashya, reka bahindurwe bashya mu mirimo bakoraga, mu byo bakoraga babicikeho, ibyari byaba bivemo, ahubwo bambike ubwami bwawe Mwana. Reka bambare umwambaro mwiza, reka bambare umwambaro wawe, reka ubambike igikundiro, ubambike igikundiro, ubambike ubwiza bwawe. Data ari mu izina rya Yesu tugukomeye amashyi tugushimira kurima, tugukomeye amashyi tugushimira kurima. Kongera amashyi Mana, kongera amashyi Mana, waho mu gihe mwakoze cyane. hanyuma muhagarare mbabwire, muhagarare muhaguruke. hanyuma mugiye gukurikira uyu mupasitori. uyu mupasitori uyu nguyu yitwa Pastor Jean Paul. mutamuke mumukurikire ahajya, mugiye kumarana iminota mikeya kugira ngo muhite mugaruka ko hazagira ikibacika. ngaho nagende mumukurikire uko nguko muri bajya imbere bagukurikire. mukomere Imana amashyi muyishimire, mukomere Imana amashyi muyishimire, mukomere Imana amashyi muyishimire, mukomere Imana amashyi muyishimire. ijuru ijuru, Yesu ashimwe. Haleluya 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 haleluya. ijuru ryari ritwite, ijuru ryari ritwite, ijuru ryari rimeze nk'irikubise, ijuru ryari rimeze nk'irikubise. none ijuru riri kubyara, riri kubyara abahungu, riri kubyara abakobwa, riri kubyara abapasitori, riri kubyara abanyamasengesho, riri kubyara abajyanama, riri kubyara abagabo, rirabyara abagore, rirabyara abakozi b'Imana,